burya muri ubuzima kubaho udafite ibye. bakunzi ba filime nyarwanda, iyi noneho tubazaniye ni Rurangiza. Ayitanga ubuzima. Nani isoni natinyuka kavuga kuri mama ngo gupfa. Ntabwo ari amafaranga menshi rwose. Niba warakunze abakinnyi muri filime zitandukanye, iyo ntigucike kuko iyi filime iraryoshye sana. Babarira bitu. Haguruka genda mvira ngo. Aha ni kwa Ana. Nukunyumvaniza. Hey! Ubu ni bwo buzima ubayemo. Umva. Stop! Ariko wera ntugafata ibintu nawe. We yanyemereye yuko azadufasha tukavuza mushiki wanjye. Nagufasha ariko ibintu byo kuvuga ngo ndajya kubana nawe. Anko byibagirwa. Ntabwo nabana na Rubanguka. Reka. Miliyoni eshatu papa reba Sha miliyoni eshatu nziza. Papa ugomba kuzitanga ugomba kuzitanga. Ngira ngo mwabibonye kwirimo babasitani mukunda kandi mukunda muri benshi. Ntimuzacikwe rero kuko iyi filime izajya isohoka kwa mbere no kuwa kane kuri Family Love TV saa 4 zuzuye. Niba utarakora subscribe kuri Family Love TV, nyaruka ubundi tuyitangirane. Family Love TV. Let's have a trust in love, mama. We are three sisters. Let's have a trust in love. We are three sisters. Let's have a trust in love. Three sisters. Secrets. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza. Ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Meze neza. Bandagiye rero. Akose Mark. Mama ko icyo musukari ngana gutyo. Diete cyangwa isukari idakoze ariko turi kuri 12 cyangwa tuvugane gato. Uzi ko koze. Gukura rega ko yatsingoye vuba se nkamwe mwayivukiyemo. Uyu yigabanya. Okay, basi ujye umubuki ko nabwo bamuhana igikoresho ubuki. Wenda ushaka ushyiremo igice cy'icupa ariko isukari ngana gutyo yakugera ikibazo. Sibyo mama? Biyenze biteze naho mbwira. Mbese Mark ashaka kubaza nyiriye kosa nakoze muri runo rugo bituma mushiti washobora kuza ahantu nicaye yamara gahoro. Ndicara agahaguruka nahaguruka akicara ibintu ndabigenza gute? Mama ukumva ntari ntabwo se nakoze. Ese kuba harabaye icyo kimeze kuri nkamwicaza nk'umwana nkamubaza bimeze bite? Iyo gusa ryatuma mu ndakara bene agakate. Ese waramubajije gusa cyangwa waramubajije akubwiye nawe tugendera kubwira yeye. Ariko sije kumurenganya umuntu mu byukuri wowe ufite umwana agatwara. Ukigaho gupfa kugira reaction yoroshye ari ibintu byoroheye umuntu ari wese. Cyene namubajije mubaza nk'umubyeyi. Ariko umugana ngo mushaka kunyuma. Mwese mwankamije mu nkamira mu gitoza. Kosa nibo bari bazi uko babanye. Yari afite uburyo azabimubwira. Urangije hirwa buramubwiye. None ubu yagiye. Ikirenze kuri icyo na nimero ntayiriho kuva yagiye. Umunsi wose urirenza n'andi masaha arenga. Mark, dutsa senzore nk'abantu bakuru. Ubu nawe ubwawe n'imyaka ufite uricara ukumva nyine washingira mushiki wawe hirwa. Ego. Mama urukundo uzi cyari cyo. Urukundo se no gutoraguzwa. Urukundo mvuga ntago ari urw'umubyeyi akunda umwana, ntago ari urw'Imana yadukunze, ntabwo ari ikintu urukundo ruba hagati y'abantu babiri. Bahura ubwabo bakuze, umwe yarakuriye ibuna akundaga kurira ibuna akabagahura. Bataziranye mama bakamenyana bakaganira bakagera aho bakundana. Safandi
Bosco bimeze bite? Sava. Akazi gute? Akazi kameze neza nta kibazo. Mise mwaduhaye turacyakomeje kwikurikirana. Ariko hari umugore umugore ni star. Umugore ni mva. Ngira ngo yabaye munyeshyamba hari. Twaramubuze. Ariko urabona ubushize tugenda twafashe wa mwavoka. Tubwira inkuru atubwira ahantu yaba aherereye. Twabashije kugerayo dusanga aho yarari yahavuye. Cyagiye babwira nyine ngo mufata avoka. Nibwo mwagiye. Yes fa. Ni inshakura uriya mugore ni inshakura. Ariko hari andi makuru twumvishe ngo harandi yagiye. Tugikomeje gukurikirana gake gake kugira ngo turebe ko twamushyikiriza mu rwego rwacu nyine kugira ngo tumufunge. Rero turacyakomeje afande uriya mukobwa mwazanye mu gitondo twafunze. Nimba akorana na Domina, nimba akora kwa Birasa, nimba bakorana ntabwo turamenya uko bimeze. Mwaduha amakuru yose kugira ngo dukomeze tubikurikirane kuko amakuru ari kuduha ntabwo bijyanye n'ibyo twebwe dushaka kumenya. Wayaduha neza. Uriya mukobwa ni mu mwihorere mumufunge gusa nimbona umwanya ngewe ubwanjye nzamwibariza mfite ibyo nzamubaza sibyo. Ariko yakoraga nyine kwa Birasa, yari umukozi wo kwa Birasa. Noneho hagati aho ngaho Birasa afite ubukwe. Birashoboka ko waba uri umukene ugashakana n'undi muntu w'umukene mukabana mukagenda mukora mukiteza imbere kandi bigashoboka. Hari n'abashakana ari abakiri bikanga nta forumire rugira mama please. Ibyo ndabyemera ndetse ibyo uri kuvuga ni 120%. Ariko byibuze umuntu aba ari umukene byibuze n'umuntu ugaragara avuga ati byibuze turagenda mu nzira ndi proud karakaro nagati. Nyine ndiye sindi kibazo mufite ari wowe reba kari akana. Mama nawe ikibazo uragifite please. Nawe ikibazo uragifite. Babaroza inzingo. Igo. Ubwo ndabitekereje ko bitekereje. Babaroza inzingo. Mwana risano ruzingo. Hirwana uruzingo. Mama rekeraho please. Aba byashoboka. Tazo kunyicira umunsi tazo. Aho kubango hirwa ngo telefone ntiri waramaze. Agiye data wa mbese urabona amaherezo buragenda. Uriya n'umuntu wabura mu gahangayika. Ariko mushiki wanjye arahangayitse kandi byose ni amakosa yawe. Gende ngabe niyo naryama nkarota inzozi zirimo hirwa natokesha. Ubwo mubwire we yakire agenda ataye papa w'umwana baganira. Ariko ubundi bakabibaza ko ushobora gutwita uyu muntu inda ukajyana ku wundi mugabo. Ese uwo mugabo w'umwana yavuze ngo ari niba atari niye yari afite uburyo azabimubwiramo yari no kubimenya wenda baranavuye hano baragiye mama. Nyine bakabana niyo mpamvu utagomba kwivanga mu rukundo rw'abantu niba bakundana please. Urongeye urazamutse? Ntabwo ari ukuzamuka ngende kuguhokora. Urongeye urazamutse mama ntabwo ari ukuzamuka sino kukuragara. Ntabwo bizashoboka. Okay. Reka nigende njye ku kazi ibindi ni warumbaje nyine ndagusubiza. Uri kwitegura ibyo byo nyine bigeze neza. Byihorera mwana ndaza kubyitaho. Uzibuka no kugura bibiri uzatwara iriya shaka. Mama iyo mfite irampagije. Yaba Ikinyarwanda, yaba Icyongereza, yaba n'Igifaransa. Byose birimo. Se. Mama uracyatekereza Bible? Really? Kubera Nese niba uyitekereza urayitsoma byubuze. Mama ibintu ukora n'ibyo uvuga ntabwo bihuye. Kandi ndakeka Domina afite imipango ari gupanga. Kuko uriya mukobwa ngewe naramwumvisha kuri telefone ari kubwira umuntu ko Birasa afite ubukwe. Sibyo? Niyo mpamvu rero naguhamagaye hano. Ugiye kugenda ku kazi hariya. Unshakira abagabo 5 mugomba gukorana mu bukwe bwa Birasa. Sibyo? Muri mu mpande ku buryo nta muntu uzabakeka ko muri abapolisi. Uzamura abo ku ruhande mubareberera. Sibyo? Kandi ikindi nshaka ko wowe by'umwihariko uba pare mu Birasa.
kwambara neza witonze urumva uzaba uri kare ariko no ku ruhande ureba ko nta kibazo gihari sibyo ndumva ari ibyo ngibyo rero Se ufite ikihe kibazo? Ese kugeza ubu uracyambaza ngo ufite ikihe kibazo? Ibibazo byanjye byita yose. Ibyo uzabigira kugera cyane. Ariko uzi kwingurira umwana ahizika kurusha uburakari. Urifasha uragiye urasambanye uri umwana w'umukristo urangije ahangaha umuntu arabimenye uba uri kundusha uburakari. Ese uzi ko ugiye ugasambana uba wangije isura yanjye? Ntabwo nigeze nsambana. Wakoze iki? Wakoze iki? Warasezeranye se Nakoze urukundo. Cyakora rwose bameze ukuri umukobwa rwose wamaze njye mvuga ngo kukamanika ariko simbivuze nyine ahantu bita gushira isoni sinzi ahantu ahita bikura iyi nsigaye mvuga nawe ukavuga ese mu ukeneye nkubahe bingana iki muri buno buzima ukeneye nkubahe nkubita umutwe hasi sinshura igihumbi ukeneye nkubahe mbu murokore nkawe nkata umusatsi ngira agasatsi gakeya nambare ngeze hasi kira agakote mbu mama wiyubashye ugenda uvuga Imana mfite imico nk'iyawe byarota nkambara ubusa nkanamanika n'akaguru ariko mfite umutima mwiza ese ntitaye ngo twite ntabwo biturushye rwiza ukahita urongera kuvuga wikanarura gutyo ubuzwa n'iki se sinabanyagaruye kayire muri rugo reka nkubwire kese ihangane wongera uvuga nk'ukuntu ari kuvuga bita mukubita ese wibwira ko wakuze uya ntabukubita akose uracyaranga ukora iki ko nukuri mbabara mu ijambo ryanyu nuko ushatse amubabare ibintu mwapfaga ni imitungo ndabizi nubwo tamaye umwanya nkusobanura hano imbere ni imitungo mwapfaga kandi nawe ntagakikene ahantu ari ameze nabi pe nimba ari isomo yararyize ngiye ikintu nagusabaga nukuri kwima nuko wamuha imbabazi pe kandi ni inshuti yawe mwarabanye mu byiza mu bibi atinyuke ashimuta umwana wanjye ntago yaragamije kumugirira nabi nuko yamujyanye akamubika ko ntago yaragamije kwisubiza inzu nge nawe twaguze nicyo kintu mwapfaga ariko ubu ngubu nimba hari ikintu adakeneye uramutse ubyumvishe neza urumva umuntu ari urukundo mfitiye ngewe ikindanga mbabarira ibaze ko nta kintu kimwe akeneye nimbaba oya nimbabaza nyine nkubabarire ngende muvugire bamufungure asohoka none se ko ari asohoka ze nyine yongere nyine ndakurahiriye n'imbere y'Imana nta kintu kimwe akeneye muri ibyo ngibyo icyo akeneye nuko ikuntu mwabanye neza n'ukuntu nta kuntu amubabarira bwanyu umva mubwire wa mukobwa sibyo umva mubwire sibyo ndabona uri umukobwa mwiza wari ukwiye kuba kugaragara ari nakutekereza kuko uramutse ubaye kugaragara ari nakutekereza ntabwo watinyuka kuza gusabira umunyabyaha nkuriya wakoze icyaha cyo gushimuta umwana w'uruhinja umwana utarigeze akoze umuntu nakubwiye ngo ceceka nakukubitira ngaha ako nawe ari kubyicuza pe ibaze ko ari kubyicuza n'ukuri imbabare sinongere kumva ukoze intoki ku kibango wanyumvisha ndaguhamagarira nawe bagufunga Krista nibaragaruye kayiri namaze
Kayi ni umukazana wanjye, Kayi ni umukazana bakambaye itenda akaberwa, agatambuka ari umuhungu wanjye nkumva ndi proud. Yes. Wow. Okay. Nawe ufite amagufwa. Jesus. Nawe uzamuhara. Nta kibazo. Ubusa hano ubuza amahoro ngewe umwana wawe wibyariye. Urumva Kayi uzamukura. Ese mahoro nakuje na yaye. Ubuhirwa ari hehe? Hirwa ni igiti. Mama uzi ukuntu naraye. Uzi ukuntu naraye. Hajya hirwa ni. Uri kuvuga se yamagufwa? Mama gezaho. Gezaho. Ize katara amagufwa. Mama gezaho ndakubaho udatuma nkubahuka. Ubahuka nde? Hirwa n'umusore nkunda ntago ari amagufwa. Amagufwa se yarapfuye. Uriya natwe amagufwa karira ashinze ibiri rwata ngo yakwambara igitenge arambara igitenge se mutwe arimo ubusa igitenge kizamukwira kanga nabe bani mfashe nabe nawe uvuga ngo nta bwenge byibuze ntabwo ari kugenda buyerana undi muntu munda wangu ubu ufite amafaranga ubundi igicucu habago ntabwo uri ari umuzimu uri asabwa n'umuzimu umuzimu ni mwiza kubera ko yaratera umuntu byibuze ese mama amafaranga ntabwo ari amafaranga uriye n'urukundo urukundo urukundo ahubwo we barakuroza ahubwo reka tujye nawe tujya mukurikisha mba nakubeshye niba hari umuntu muri buno buzima nagikeneye inama ze ni wowe kuko nta nama n'imwe wari wangira nzima nk'umubyeyi cyokoze izo wangire wanza warazingire nkiri umwana unyigisha ukuntu bambara utwenda tw'imbere ukuntu bambara akajampa izo nizo nama zawe nzi kuko kuba utanyubahira umuntu nkundama kuba utakubahira maka umuhungu wawe umuntu akunda nuko umbwiye nta nama zawe ushaka mu buzima ntuzigere ubona undi nyuma guhera umunota ndakubyarutse nipfa ntuzamama nawe napfutse nzaguhamba nta nama zawe ukeneye genda wageze muri Nyabarongo ubona ukuntu yikaraga kesi nijya wimyoshe kesi ngiye kuza ngo kubite mana yanjye Preta ahangaho wageze gute? Nanje kureba birasa kureba kureba ikibazo afitanye nawe kuri wanjye ngo musabire imbabazi rega arafunze. Uri kuvuga ndufunze. Onkire wanjye no se nkubeshyura muyoboye. Ruhumuriza ni onkire wawe. Guzi ibibazo ari guca. Niyo mpamvu nanje kureba birasa basi ngo basi ambabarire. Nusabire imbabazi ko nawe ibyo yakoze arimo kubyicuza ubutuvugana. Mbashase neka. Murantekera ibyo bibi cyane bigiye kumvisha. Ariko idiyari. Murantekera ibiryo rwose ntigeze menyera kurya. Nta kuntu washakira ibiryo byo muri resitora. Ako se mabuja umuntu uri ku rugamba yirirwa aririra ibintu biryoshye. Ibiryo bitetse neza. Murantekera nabi cyane. None se ntabwo uzi ko umuntu afata umuceri akawuteka ukwawo akongera agateka imboga ukwazo kandi akabikora mu isafuriya yogeje. Narebye isafuriya unekeramo mbona wayisobyemo ubugari mbona watetsemo imboga aragize ugashyiramo n'umuceri ukabivanga ugashyushye kibi ntabwo ndi ingurube mani. Yego ndi mu bibazo ariko giye domina narihaye. Ako mabuja cyemba nagerageje kugira vuba fasta kugira ngo mbone uko nkora akazi kanje neza. None se ubu ngubu nzajya mu kurangarira igikoni nje mu kurangarira mu isafuriya nje kurangarira ku masahane ibyo none nabivamo mabuja. Ushaka kungabura ku isahane itogeje mu isafuriya itogeje. Abo domina nigeze mbaho gutyo. Aha none urashaka tubigenze gute mabuja? Nundi amafaranga umuntu arapfa akayasiga. Hari ibintu by'ibirayi shana ajyaga nkunda bitetse mu mavuta by'ibisote. Biriya rero kubera ukuntu biba binashyushye nta mikorobe bigira. Ni ibyo kubishakira. Ariko mabuja reka nkubwize uko uri kubyumva we ntago ubizi ntago uramenya amakuru. Uzi yuko umuntu hari igihe bamutegera muri biriya biryo uri kuvuga byiza cyane akaba ari nko kubirya akabona abantu bahise baza. Hanyuma se bazamenya ibijyanye. Wenda kubwiye ngo ugende uvuga ngo ni domino ibintu genda ugura ibirayi
bimwe byo mu mavuta bakatiraho ibitunguru n'agasenda shami n'agasenda. Erega reka nkubwize akora n'ukuntu nahorose se. Nyine warahorose kuko uri mu bibazo. Ntago hano uri mu byishimo, hano ntago uri mu bintu, ntago uri mu bihe byo guteka. Reka guturagurika nk'injugu. Ntega amatwi. Cyane byo gushaka ibyo birasa. Ntago nkubwiye ngo uvuge umuntu bishiriye. Ikindi cya kabiri. Indi misiyo ushaka kubaho. Abuja ntaraguca mu ijambo. Wihangane kuba muciye mu ijambo. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ibyo biryo byiza uri kuvuga ni ibiryo bishobora kuguteza ikibazo gikomeye cyane kurenza uko bitekereza. Urumva? Ibiryo byiza babitegeramo abantu, uramenye rero ibyo bintu biveho. Hanyuma se abandi ntibaba barimo babigura? Kandi ndi kukubwira ikibazo biteza. Nabo baba bari kubirya bakajya kubona bakabona abantu babakurikiye, babaje inyuma bakabona babaguyeho ngo ba. Oya, keretse niba ubana nabi muri karitsiye ugenda utege uve hano ujya ahantu hirya kure batakuzi ugura ibirego bwire bupfunyikire hanyuma binzanire kandi ntukomeze kumbuza icyo nshaka ubundi napfa nkayase umva indi misiyo umva imipango yanjye yari imipango yanjye ngaho nyibwirira ikindi wari ushaka kunyibwira ariko icyo cyari igitekerezo nari nguhaye ngaho mbwira wagura amavuta ukabiteka hano bwira ngo amafaranga ugende ubihahe umva ndabikumbuye uriya muceri wawe umuvanze n'ibishyimbo n'ibinyanya bidahiye uzanyikisha inzara ntacyo reka ujya tubereke hagarara hano Preti hano uhageze gute uhageze gute Preti mwashimuse umwana w'abandi none muragarutse kumushimutana none yego urugo rw'abandi murarushaka hiki sobanurira Preti sobanurira uburyo uvuye iriya hakurya ukagera hano n'ubu ntabwo ndabyumva rweka nkubwize ubwo wansangaga hariya barihumuriza niyo kurema kandi nanone kumbe burya ruhumuriza niyo nkire wawe nyine mwaragiye mukora famiye y'ubugome kujya mushimuta abantu b'abandi ariko usobaritse kumva nawe nenje kumusabira imbabazi rega arafunze umusabira imbabazi ziki yego yarakosheje pe nawe arimo kubyicuza hano ari kubyicuza mwebwe murafata umwana w'uruhinja Preti amarwe none se rero nganyumvura ngo twarafashe ngiye nandize nese se nasangaga umuhagaze hejuru erega nanjye byabaga ari kwitegeko nanjye ndi kugitsura kwitegeko umukobwa ungana nawe arategekwa ngo kora iki amarwe wambaye ukanyumva ko Preti umva rero nkubwiye ibaze ko noneho ikintu utarunaza ibaze ko yafashe uriya mwana uriya ruhinja rw'uriya ruhinja ibaze ko yarufashe kugira ngo abone iriya mitungo ibaze ko nawe ubu ngubu hano ari muri gereza arimo kubyicuza rero yambwiye ngo nze kumusabira imbabazi basi anamubabarire ngo barabanye babanye Preti njye nari nzi ko namwe muri hariya nk'abantu bashimuse babaha ibiyobyabwenge nyine mutabishaka none ni onkire wawe rega mama rweka nkubwize ukuri nawe ndabizi ko uri umupolisi urumva kuba twahura ukabona ndimo kwigira bino bintu ntago nabura kugira ubwoba urumva mfite indi misiyo hari urugabo ari nayo ntandaro y'ibi byose rwitwa Birasa urugabo rwitwa Birasa n'akagore kitwa Umwari abangaba nibo barimo gutuma mbaho mbundabunda abangaba nibo banzi banjye bambe Senega ndashaka kumenyera ahantu Birasa ataha n'ubundi nzasheta ndi njyewe ntabwo nemera gutsindwa na Birasa n'Umwari nzarwana mpaka finali mbe de bande iyi filime nzayikina nsinde ntabwo ugiye domina njya ntsindwa
urabizi mabuja mba nkubwire wikomeza guhangana n'ibibazo bingana gutya wikomeza guhangana n'abantu bangana uko ahubwo hari igitekerezo mfite kandi unyumve kandi kiraza kukugirira akamaro ngiye hari abantu tuziranye b'inshuti zanjye bajya hanze ugiye kunanga ugenda uvugaguzwa mu bandi bantu hoya banza wumva ariko wumva igitekerezo cyanjye ngiye kukubwira kandi urasanga ari inyamibwa Seneka kira mu makipe y'abantu benshi ariko se ubu igihe tumaranye ntabwo uranyizera ngambira ngiye nakubwiye ngo mfite abantu bakora hanze bajya kuzana imyaka hanze bakagaruka no mu Rwanda ngiye narindi kuvuga ngo nshobora kubegera nkabaganiriza noneho nkabaneba ukuntu mbagusha neza noneho bakazagutwara ukazajya kwibera hanze ugahunga ibyo bibazo byose urimo jewe mpunga igihugu cyanjye nsiga imitungo yanjye mu maboko ya Birasa n'umwari uzaho kugira ngo ibyo bintu bimere gutyo nafatwa ngafungwa hari igihe perezida wa repubulika ajya atanga imbabazi nshobora kuzazitahamo nkagaruka nkajya mu byanjye ariko ntabwo nzafungwa Birasa atarapfa hari nomero ngiye kuguha n'umwana witwa Bahena fata telefone yawe nyikubwire nase nimero kandi nigenda gute uhamagara umuhungu witwa Bahena umubwira aho agiye kukwereka ahantu Birasa numvise amakuru y'amango yarimutse hanyuma nashaka kukunaniza amafaranga burya uri kubise naho amafaranga agenda kuyobora aho hantu ntamubwire impamvu yabyo mubwire ko Birasa ari mwene wanyu uvuye hanze Buganda uje kumusura mubwire ko abantu baguhaye nimero yo kugira ngo abari uzahakugeza ndabizi neza ntabwo azanga amafaranga nashaka kukunaniza saa 20 azahakugeza Mawuja uyiturize ukiri umutima hamwe ngira ngo mu gihe tumaranye umaze kumenya ubucakura bwawe Senega ndamutse mpunze nabatsinzwe kandi ngewe mapanzi ntabwo njya ntsindwa narwanya urugamba rugira ndwana urugamba ngeraho n'igihugu umusozi byose ari mapangu ari imipangu ndangije ibi ngibi yego mfite ubwoba kuko ibintu biba byinjiyemo abapolisi Senega yantinya n'iriya myenda yabo uko niyo mbonye n'imodoka y'abasekirite itambutse Mawuja ntacyo giye nk'iyo nimero ngiye ndabikurikirana neza nk'uko bimbwiye kandi nyuma y'igihe gitoya biraza gucamo ariko ngiye nkubwije ukuri ikintu cyari kinza ngiye ushatse wandika nkigendera ntabwo komeza inzira zawe ibyo gukora isi wabikuye neza kure bajya kumufunga ntabwo ari wabikuye nyine konkire wawe namufunze ari muri gereza wabikuye yarabimbwiye nyine nizo bantumye ngo nze kumusabira imbabazi ahangaha njye nari mpazi ko wari ubizi ko mbaye mu nzu mafungiranye uretse uzi ikindi ntabwo uri buve hano nawe urumva kandi nsanze hanze sindi kugenda ndigendeye ngomezi zawe nanjye ngomezi zanjye uretse n'ubundi nabashatse igihe kinini na we n'uriya mukobwa wundi ntabwo uri buve hano nawe ngiye guhita nkufunga ntamfungije iki ariko uri umupolisi yego dore ikarita ndayigendana wayibonye utongera no kuvuga amagambo menshi hita unicara hasi vuba gira vuba icara aho ngaho ndakubwiye icara hasi nkubwire ikintu kimuta icara hasi ubivuge wicaye hasi mama rwambabarira ndicara ariko mbabarira nkubwire cyakora byibura nawe narazaga hariya nkabona umfitiye impuhwe niyo mpamvu nawe nkubonamo imbere tugende ntumbaze ngo tugiye he umuntu nusuranjyana nazaho ngiye mu rwe ceceka aho ngaho ndakubwiye ngo ntumbaze ngo tugiye he nusuranjyana naza ungareka mamagare basimbwire ko mu marwe manwa
uhamagare ndi uhamagare ndi ndetse nabura uwamuhamagara akamuhamagara mbwira unase ubundi urangira naza aho ngiye Brett ugiye kujya imbere ntumbaze ngo ugiye hehe kuko urafunzwe ndetse ibyo bintu bibaho uwo wanwara naza aho ngiye nta kindi urenzaho reka amamagare mu rugo oya zana n'ibyo ngibyo gukoresha telefone ubu ntabwo bikemewe sibyo jya imbere gahoro gahoro bucece ubwo aho ugiye urahamenya nyine uhageze ca hano Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadire herezo